This is today's Tides program, where we dive deep into the contemporary global issues. Inshuti bakunzi ba Today's Tides, reka nongere mbasuhuze. Nitwa Shaste Gahunde. Uyu munsi turi ku wa kane tariki 27 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2023. Nkuko ejo bundi nabibazubwiye rero narongeye kubabwira nti tuzaduhura tuganire ku bintu binyuranye cyane cyane bijyanye na politike y'u Rwanda, ibijyanye n'imibereho y'abanyarwanda, ibijyanye n'ibibazo mu by'ukuri biri muri sosiyete y'u Rwanda, kandi ibibazo nyine kuko tugomba kubishakira ibisubizo. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye hari inama y'umuryango w'abibumbye yari iri kuvugwa cyane, irimo kuvugwa inama y'umuryango w'abibumbye Assemblée Générale ni ya nama mu by'ukuri ihuza abayobozi b'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye, ikunze kuba mu kwezi kwa 9 ubundi. Mwabibonye rero ko ibi byavugiwemo cyane cyane hari ijambo rya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wadutangarije ko u Rwanda rwafatiwe ibihano. U Rwanda rugiye gufatirwa ibihano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibuke ko u Rwanda buriya butegetsi buriho kuva bwajyaho bwagiranye umubano ukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bagirana amasezerano akomeye mu rwego rwa gisirikare. Ayo masezerano yaje gusa n'ahagarikwa gakeya, cyangwa se asa n'acibwa intege. Umuntu yavuga ko mu by'ukuri yari yabaye nk'ahagarikwa mwaka wa 2013, ubwo u Rwanda rwari rwakomeje kwinangira, rwakomeje gufatisha uriya mutwe wa M23 utera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero uwo mubano n'ubundi, iyo cooperation bemeje, abanyamerika bemeje ko bagiye kwihagarika kubera ko u Rwanda rwabaririwe mu bihugu bigira uruhare mu kwinjiza abana batoya mu gisirikare. Icyo ni kimwe, iki cyavuzwe mu by'ukuri bwa mbere twakimenyeshejwe na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uriya bwana Félix Tshisekedi, ubwo ku ruhande rw'izi nama nyine ubwo yavuganiraga n'abanyamakuru. Ariko hari ibindi bimenyetso byari byagaragaye, kuko ku buryo abenshi ubwo tuganira n'abari bari i New York ndetse n'abakurikirana iby'umubano mpuzamahanga na geopolitique internationale, bo baravuga bati Kagame yahuye n'uruva gusenya hariya New York. Ibaze kugira ngo Paul Kagame yagezeyo, nyine muzi ko yagezeyo avuye muri Cuba, muri ya nama y'ibihugu 77 uteranyijeho n'Ubushinwa, ibihugu bita reno na rimwe. Amaze kugerayo rero ntabwo yagize umugisha, kuko aho yari yasabye ama audience hose ntabwo yabashije kubona audience n'imwe. Murabizi Paul Kagame mu myaka yashize yabaga yageze muri Amerika, wasanga nyine ameze nk'umwana uvuna umuhaki akongezwa undi, ari kumwe n'abaperezida bakomeye, ari kumwe n'abayobozi bakomeye, abayobozi bose bari kumwe. Paul Kagame rero ntabwo siko byagenze, kuko nabibabwiye mu biganiro byashize, ukurikije uko umubano mpuzamahanga, uko diplomasi internationale imeze, uhita ubona neza ko abanyamerika bamaze gusinya ko batazongera gukorana na regime ya FPR. Gusa ibi byemezo ni ibyemezo bifashwe, ntabwo ari ibyemezo bihita bishyirwa mu bikorwa cyangwa se ngo uhita ubona efe yabyo ako kanya. Birabanza bigafatwa, ndetse bimwe bigirwa n'ibanga, hari na byinshi abantu batinda kumenya. Efe yabyo cyangwa se igikorwa cyabo cyangwa se umusaruro bitanga ugaragara nyuma, akenshi ugaragara nyuma. Nibuka ko noneho Paul Kagame we wari umaze imyaka 20 irenga ku ibere ry'abanyamerika, nawe yagize uruhare Kagame, nawe si umwana, nawe yashakishije uburyo ki nawe yajya yipozisiona muri urwo rwego mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego yashyizeho ikiriya kintu bita ngo PAC, Presidential Advisory Committee. Ni ikintu mu by'ukuri cy'icyuka, ikintu cy'icyuka, afata abantu bashobora kuba bafite uruhare mu miyoborere y'ama entreprise akomeye, cyangwa bigeze kugira uruhare kuva nk'umuntu yigeze kuba meya, cyangwa umuntu yigeze kuba nko muri guverinoma iyi, akava ko ari umuzungu gusa. Sindabonamo abirabura, sinzi niba barimo muzatubwira. Ariko kubera bya bintu, hari ibintu maze iminsi mvuga byitwa mental slavery, kumva ko umuzungu nyine, kumva ko umuzungu ari umuntu ukomeye, umuzungu ari umuntu uzi ubwenge, umuzungu ari umuntu wakugira inama. Paul Kagame rero we arabikora, yafashe icyo kintu cy'ikigurupe, ashyira abantu bagahuriza hamwe,
akajya akabahamagara ati muze twicarane tuganire, mu by'ukuri icyo bashaka ni ugufata ifoto, kuko abo bantu bo kugira ngo abahamagare arabishyura. bariya bantu rero ni abantu bafite za entreprise zikomeye yo ku bantu nko muri Microsoft cyangwa ku bantu nko muri ruganda rukora ibintu by'inkingo rwitwa za Pfizer cyangwa iki, ni abantu bakomeye kugira ngo mubone byonyine niho hantu ushobora kwishyura amadolari ibihumbi 10 na bingahe ku isaha imwe gusa kugira ngo mubonane. Paul Kagame aremera akayishyura kugira ngo yicarane na wundi afate ifoto yohereze mu Rwanda. Mu by'ukuri abazungu bamaze kubimenya, bazi ko ari ugukanga. Icyo ashaka iya foto ikigamije ni ukuyereka abanyarwanda kugira ngo bababwire ngo ndacyakomeye, ndacyafite legitimite cyangwa ndacyashyigikiwe. Nabyo biga biterwa n'iki? Nuko buriya kugira ngo umuntu agire ubuyobozi bufatika cyangwa buhamye, hari ibintu bibiri agomba kuba ashingiyeho. Icya mbere cyitwa legalite. Legalite ni ibijyanye n'amategeko. Ese uwo muntu yagiyeho mu buryo bwemewe n'amategeko? Ese koko tuvuge niba urugero itegeko ryo mu Rwanda navuga ati umuntu ngo yangwa perezida wa Repubulika agomba kuba afite nationalite imwe, agomba kuba afite ubwenegihugu bumwe. Iyo bigeze muri legalite, tugiye gusuzuma legalite ye, turavuga ngo mbese uwo muntu koko yari afite ubwenegihugu bumwe? Paul Kagame murabizi neza ko we icyo cyarakishe ko afite ubwenegihugu bw'Ubuganda, ntabwo yigeze abutanga, ntiyigeze anatubwira igihe yabuhagarikiye. Ni ukuvuga ngo nk'icyo cya legalite ntacyujuje. Ibyo ni ibijyanye n'amategeko, kureba ngo ese uwo muntu ugiye ku buyobozi yujuje ibisabwa n'amategeko. Tuze kubyumva neza ko amategeko ntashobora kuba adatunganye, ariko yariho icyo gihe ariho ataravaho, keretse iyo uvuze uti mfashe umurongo wo gukora revolution nayo nkayakuraho, ariko igihe utaragera kuri urwo rwego, ayo mategeko nyine niyo abakurikizwa. Legalite. Icya kabiri, umuntu kugira ngo agire ubuyobozi buhamye ni legitimite. Legitimite rero yihabwa n'iki? Legitimite ni ukuvuga ngo kwemerwa, kuba wemerwa nande. Rero legitimite yihabwa n'abagutora n'abagushyiraho. Ni ukuvuga ngo mbese wa muntu yatowe n'abantu babyemerewe koko? Kuko biramutse bigaragaye ko watowe n'abantu batari bafite ubwenegihugu, batemerewe gutora, nta legitimite uba ugifite. Niba ushyizweho ku gitugu, par exemple nka biriya byo kwiba amajwi, abantu bakaba batoye ariko ugashyiraho igitugu ukabemeza ko ubaye perezida, nta legitimite ufite. Kubera ko rero Paul Kagame arabizi, na FPR Inkotanyi irabizi ko nta legitimite ifite mu baturage. Abaturage ntibayemera, donc ikoresha imbunda, igakoresha igitsure n'iterabwoba kugira ngo abaturage base n'abacisha make n'ivuga iti dore abaturage baranyemera. Iyo legitimite rero yayibuze, kubera ko yayibuze mu Rwanda, nta legalite yemerewe mu Rwanda, nta legitimite afite mu Rwanda. Iki cyari gisigaye ni ukujya kuyishaka mu bazungu. Abazungu nabo akaba ari abantu barusahurira mu nguru, akaba ari abantu bamhatse ibihugu, icyo bashaka bo ni inyungu zabo. Iyo babonye umugaragu biriya nyine donc esclave, un esclave, Kagame akaza akavuga ati nge mumbwire ibyo mushaka byose nzabikora. Bati okay, fata inkingo ujye kuzitera mu Rwanda turebe ko zikora. Agafata abana b'Abanyarwanda akabatera inkingo kandi zitarasuzumwa. Abo bana ingaruka zizababaho n'Abanyarwanda. Batifata uruganda rwa nucleaire rujyane mu Rwanda, bazi neza ko ubu n'ibihugu byagiye muri nucleaire, ibihugu byakoze nucleaire ubu biri kwibaza uburyo kibizasohoka mu byarabiyobeye. Abadage bamaze imyaka myinshi cyane barwana kugira ngo nucleaire bayisenye, kubera ko ikora des déchets cyangwa imyanda izanduza abantu panda miliyari z'abantu. Ndatekereza ko nzabikoraho ikiganiro gitandukanye. Ibi byo ni ibintu nize, kuko nize ibintu bijyanye na développement durable, gestion de l'environnement et développement durable. Donc muri développement durable harimo ibintu bitatu bikomeye. Hari gestion de l'énergie, hakaba gestion de l'eau, hakaba gestion des déchets. Ibyo ni ibintu les enjeux zikomeye cyane muri kino gihe tugezemo. Ni ukuvuga ngo ufite energy, imbaraga, ingufu zo gukoresha, urazikura he? Uzijera he? Uzijera ute? Ese urabasha kuzibona kugira ngo zikemure ibibazo ufite? Icya kabiri, amazi. Ese ufite amazi mu by'ukuri? Kuko amazi ni element ikomeye, ni resource ikomeye cyane muri environnement ikomeye cyane. Ese ayo mazi urayafite? Icya gatatu, imyanda, gestion des déchets, kubera ko buri activité yose abantu bakoze igenera icyo bita igenera les déchets. Uko ngo buri muntu uhari hose, buri foyer, buri rugo rwose ni nk'uruganda rukora imyanda. Imyanda akaba ari produit yayo. Iyo myanda ijya hehe? Ikorwa ite? Iri gute bayijera?
tugarutse rero ku bijyanye na nikeliyeri igira imyanda ikomeye cyane kandi iyo myanda nayo ikaba iri ibyo bita radioactive ni ibintu by'imyanda bishobora kwanduza abantu kandi bikabatera amakanseri, ukabona abana bavutseho nta mazuru bagira, abana badafite ubwonko bukora neza, abana b'abasazi. Ubu ibihugu bifite ikibazo cyo kwibaza aho bazashyira izo deshe. Paul Kagame bakaba baramubwira ati none wowe rero uri umuntu wacu tuvuga ko twishyikiye ndetse tuvuga ko uri umulideri visionnaire, uri visionary leader, emera none tuzagushyigikira. Ati nibyo rwose. Icyo gihe ajya gushakira, niho ubona nyine umuntu ajya gushakira legitimite hanze. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 gutyo u Rwanda rwari aba FPR yaramaze kubona ko icyo kibazo gifite. Icya mbere iturutse muri minorite, ni abantu baturutse hanze, nta n'umuntu ubazi, abaturage ntabwo babemera mu by'ukuri. Baravuga ati noneho kugira ngo iki kintu tugikemure ni ukujya gushaka uburyo ki twajya dushakisha ibyo bita lobby. Groupe lobbyiste ni abantu ibigo mpuzamahanga bibishinzwe mu by'ukuri, ukagenda ukavuga uti genda shaka ko mujya muvuga ko mumeze gutya, mujya muvuga ko ndi umuntu w'igitangaza, ko nahagaritse jenoside, ko nagize gute. Noneho bakavuga ati okay, ibyo tuzabikora ariko nta kibazo, uvuge n'ibindi byose ushaka ariko uraduha amafaranga. Ati mumbwire ayo mushaka. U Rwanda rwishyuye amafaranga y'icyo gihe, kontra yatangiye ari ukuvuga ngo ni 50,000, bazaba bishyura 50,000 by'amadolari buri kwezi kugira ngo icyo kigo kibatangire inkunga. Hakiyongeraho andi mafaranga menshi y'amaprime de déplacement, uko abayobozi b'icyo kigo bagomba kwideplasa bakajya mu bihugu hirya no hino kujya gucengeza amatwara. Hakabamo ikintu harimo volet yo kuvuga ngo bazajya batumira Paul Kagame mu mayuniversite ajya gutanga ikintu kimeze nyine ngo kimeze nka lecture ni nk'isomo nyine. Ureba umuntu utarigeze akandagira no muri universite, simvuze ko wenda atagira ibyo yungura abantu, ariko ugasanga noneho niwe wabaye umuprofeseri w'amayuniversite, niwe kujya gutanga ibiganiro, kujya kugira gute, noneho ugasanga ni ibintu byoruganije ku buryo batamuhata n'ibibazo bya bindi birakaza. Icyo aho niho mwaboneye nyine icyo bita legitimite y'ingiri kuzamuka, abantu bose bakavuga dore umuyobozi, ibiki byose batazi kureba kuri bati dore umuyobozi. Iyo legitimite nyine akajya kuyishakira hanze. Ubu rero yageze muri Amerika, asanga noneho legitimite abanyamerika bamaze kuyikubita hasi, bo bamaze gusinya. Ubu asigaranye n'abanyaburayi bari abo kwa Charles Michel, ngira ngo dosiye kwa Charles Michel murayizi. Kwa Charles Michel murayizi na se Louis Michel, ni dosiye ikomeye wenda abantu bashobora kuzafata umwanya wo kuganiraho. Ariko abantu kwa Charles Michel n'abantu bashyigikira FPR, kubera ko FPR hari uburyo yabafasheho ingwate, Amakuru yerekana ko mu mwaka wa 2003 ubwo Louis Michel yazaga guhagararira amatora mu Rwanda, yashatse gukora raporo avuga ko amatora yibwe, ko atagenze neza. Bivugwa ko Louis Michel bamuteze umukobwa, bamaze kumutega umukobwa bamufata amafoto, amaze kumufata amafoto aragenda ageze ku kibuga cy'indege yagiye gukora, afite ivarisi irimo raporo y'amatora nuko yagenze n'ibiki byose, barayimwambura, agira ubwoba bwo kurega, ashatse kuvuga ko ubundi ni marete diplomatique, ubundi ntawe uyikoraho. Ashatse gutera hejuru bamwereka amafoto bati ubivuga ugira icyo uvuga kitandukanye n'ibyacu, aya mafoto tuzayashyira hanze. Louis Michel nk'umusaza wibereye muri politiki, udashaka ko umuryango we wandagara, udashaka ko umwana amenya ko hari n'amabi yakoze, niyo nyine nk'umuntu w'umusaza yari yiryamanye n'agakumi nyine. Urumva ko cyari ikibazo gikomeye cyane, yagomba guproteja ibyo bintu. Abizenyezamo n'umuhungu we, ni ibintu bafite hagati yabo ko bagomba guproteja FPR uko byamera kose. Abanyamerika bo rero bo barabirangije, baragisinye, baravuga ati twebwe manda yacu irarangiye na Paul Kagame, mambo kwisha igendere. Ntako atagize, murabizi mu mwaka wa 2020 basinyana amasezerano ngo abantu mu ishyaka Ishema twigeze kwamagana yo kwemerera ingabo za Amerika ngo kujya siza mu Rwanda igihe cyose zishakiye, zikaba zaza zikagenda uko zishatse, zigaparika indege aho zishatse, zigapakira ibintu zigatwara, zikazana ibintu ntaho zisatse, mu rwego rwo kugira ngo nyine ngo Kagame arebe ko bakongera bakamureba neza, ngo akagira Imana rwose mumbabarire nongere mugire nute. Biranga, abanyamerika bamaze gusinya. Ejo bundi ageze muri Amerika rero, muri iyi assemble hageze, yabuze ikinyamakuru kimwakira, kwa kundi bajyaga bamutera indabo arazibura, burumugira biramujujubya, habura uko bigeze, ariko ashakishwa nawe yakora bisi. Kamwe aravuga ati ntabwo naviramo aho. Icya mbere akabanza ahamagara abantu nyine bita ngo PAC, Presidential Advisory Committee, akora inama. Urareba abantu barimo, nta bantu ngo wahoze ngo ari umuyobozi, ngo umuyobozi ngo w'ikigo iki n'iki, nta muyobozi politike wigeze amwegera. Si ibyo gusa ariko igikomeye cyane,
ku itariki 18 na 19 hari hateganyijwe inama ya wa muryango wa Bill Clinton. Murabizi ko Bill Clinton yabaye inshuti cyane ikomeye cyane na Kagame. Murabizi ko yabaye umuntu inkingi ya mwamba ku butegetsi bwa murabizi ko yabaye inkingi ya mwamba ku butegetsi bwa FPR. Ibyo sinzi niba mubyibuka. None uriya mugabo Bill Clinton wahoze ari ayobora leta zunze ubumwe za Amerika yashyigikiye FPR. Muzi uruhare yagize kugira ngo FPR ibashe gufata ubutegetsi. Muzi n'inkunga yabateye mu gihe cy'urukiko rwa Arusha rwagomba kubafatira ibihano no kubashyira mu nkiko. Muzi ko Bill Clinton niwe muntu watumye mu by'ukuri FPR ubutegetsi bwayo bukomera buraramba. Kandi muzi n'imishinga yakoze mu Rwanda, muzi ko yajyaga aza mu Rwanda, muzi ko rwose byari bikomeye, abataje cyangwa hakazana wa mukobwa witwa Chelsea. Rero afite muzi ko nayo afite ikigega cyangwa se fondation yitwa Clinton Global Initiative. Kikaba ari ikigo gikomeye mu by'ukuri gikora ibintu bijyanye na politike. Wavuga ko ari nka think tank, kuko niho bakorera ibintu by'amapolitike yo kuyobora isi mu by'ukuri. Ubu bitaye cyane ku bintu ngo bya economic growth, y'ubukungu, kuzamuka k'ubukungu, ibintu bya climate change, bya changement climatique cyangwa se imihindukire y'ikirere, ibijyanye na environment nk'ibyo navugaga mu kanya. Ibyo ni ibintu baba bari kure, imiyoborere y'isi usanga ari byo baba bari kuganira. Icyo kigo rero buri gihe kiba gifite abantu b'aba perezida nyine kiba cyarashyize imbere, nk'uko abantu barashyize imbere Paul Kagame nta katagize. Ejo bundi bari bafite inama ku itariki 18 na 19, kubera icyo akenshi baba bateganyije izi nama iruhande rw'iriya nama nyine ya Assemblée Générale ya Nations Unies, kugira ngo abaperezida baba bari aho ngaho noneho mbese ni uburyo bworoshye kugira ngo babone abantu bakomeye. Ariko iyo witegereje nka liste, ushobora kujya ku liste yabo ukareba abantu bari bahari, ibitekerezo batanga ni abantu bakomeye, ni abantu batoroshye mu by'ukuri, bavuga ari kijyana ku isi. Paul Kagame ntabwo amakuru tubona nuko Paul Kagame yakoze uko ashobora, ajya ku mavati mumbabarire rwose iyo nama nzabe nyirimo, baranga bati wapi. Clinton aranga. Paul Kagame abonye bimuyobeye aca ku mugore we, kuri Hillary Clinton, aravuga ati rwose wandebeye ukuntu muzehe rwose, mureke rwose iyo nama nzabe nyirimo. Umukecuru ati wapi, ati ntabwo bishoboka. Byageze naho baca ku mukobwa we uriya witwa Chelsea, nawe bamucaho bati wowe kagira imana, ati bajije bati Paul Kagame urabizi ko ari umulideri ukomeye cyane. Baravuga ati no, nta question. Muri kino gihe abantu bagezweho ni abaperezida, n'abantu babiri, abayobozi babiri. Abari bahari, hari uri prime minister wa Barbados, akaba na prime minister wa Bahamas, nibo bari bahari mu rwego rwo kuganira ku bijyanye n'imihindurikire y'ikirere n'ibyo bintu bya economic growth. Mwibuke ko u Rwanda nyine rurata cyangwa runyuze muri ya marobi yabo, bavuga ko rufite ubukungu bukomeye cyane. Ari nayo mpamvu wajya kumusanga mu nama, Kagame umusanga mu nama ya Davos, ukamusanga mu manama aho mbese ibintu bivugirwa bikomeye, abafatirwa ibyemezo, Kagame yabaga ari ahari. None ubu ngubu Kagame tuvuga akaba ari n'umuyobozi wa Commonwealth muri kino gihe, ntashobora no kubona audience kwa Clinton. Donc Clinton mambo kushaba bamuciriye intuza. Ibyo rero yarabirebye, atera icyumvirizo, abona ukuntu ibintu bikomeye biramuyobera. Yamaze kubona yuko atazajya muri iyo nama, atazemererwa kujya muri iyo nama, atazemera gufata ifoto. Nibwo muzi ko muri Amerika hari ibinyamakuru byinshi cyane, habura ikinyamakuru kimusanganiza nka ko niwo kagira imana ngwino wiruka. Abonye bimuyobeye umunsi wa mbere, arakwese biragenda bite, nibwo ahamagaye wa mugaragu we witwa François Sudan ni umuyobozi w'ikinyamakuru kitwa Jeune Afrique. Jeune Afrique murakizi, ni ikinyamakuru kizwi cyane mu by'ukuri, ni ikinyamakuru gishinzwe, akamaro kacyo ni ukurya amafaranga y'abanyafurika, ibicucu by'abanyafurika, ibicucu by'abadiktateri. Hari abadiktateri bashaka kugaragara neza nyine kugira ngo bavugire neza. Abo rero François Sudan rwose aragenda akabakubita kontra, bakajya bamwishyura buri kwezi. None nawe arutu buri gihe cyose amushakiye ati nkorera inkuru imeze gutya, mbaza ibibazo bimeze gutya, hanyuma ubyandike. Paul Kagame rero yabonye amazi atari yayandi, abonye ko hari ya nama azayivanamo inka yiruka, imbwa yiruka, apfa guhamagara abantu bo muri Jeune Afrique ati nyaboneka nimupfe kuvuga yuko nziyamamaza. Ati nziyamamaza, ndi umukandida. Ati njye ndi umukandida mu matora y'umwaka wa 2027, kugira ngo akore bisi nawe noneho nawe bamuvugeho.
urabona hari abantu baba bafite n'indwara, urabona iyo bamaze kumenyereye ibintu nka biriya hari naho ugera nyine wakumva batari kukuvuga nubwo baba bakuvuga nabi burya safa, ariko iyo wumvise noneho batari no kukuvuga nabi noneho yaresamati, kuko ikibazo yari afite nuko umuntu wari wamuvuze wenyine agategeka kumuvuga ninde ni Félix Tshisekedi avuga ati u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano, ariko ibyo nabyo Kagame ntashaka ko abantu bamenye, ntashaka ko n'abanyarwanda bamenya ko ibyo bintu bigiye gufatwa, ngo bamenye ko n'urugamba rukomeye mu by'ukuri, ko hari ahantu abantu barebye nabi byamera nabi, u Rwanda rushobora gukubitika nabi cyane ndetse mu buryo budasubirwaho. none ubwo rero abo muri Jeune Afrique nyine batazamuka umukandida n'ibyo icyo twavuga kuri ibi byo gukandida n'iki, twebwe ndagira ngo mbibutse njye ni vice president w'ishyaka ishema ry'u Rwanda, kandi twatangaje ko tuzaye mu matora. Kuva iri shyaka ryashingwa twavuze ko uburyo bwiza bwo gufatanya n'abenegihugu guhangana n'ingoma ya FPR ni ukwegera abaturage mu gihugu, gukorera politiki hakurya ibirometero 10,000, 8,000 ni ikibazo gikomeye. Nibyo watanga ubutumwa gutya bukagenda, ariko presence physique, kuba umuyobozi umurideri yegeranye n'abayobora n'abantu be ni ikintu gikomeye cyane. Muzabaza abakora politiki bose bazakubwira ko icyo bita somum ni ukuvuga ngo ni some hejuru, kuba uri gukora politiki ukaba uri opoza ugataha mu gihugu cyawe ukajya gukoramo politiki, ni somum de la politique. Twe rero iyo niyo gahunda yacu. Mwaka 2016 baratubujije, mwaka 2017 baratubuza kwinjira kugira ngo tujye gukora amatora. Uyu mwaka nabwo tuzakomeza iyo gahunda turayifite, ndetse bitarenze tariki 23 z'ukwezi kwa 11 twagombye kuba twagezeyo cyangwa turi mu nzira, nkuko twarabibamenyesheje, nta banga amenye ko twarabibabwiye deja. Ariko noneho twebwe kubera ko amatora natureba cyane, hari ikindi kintu nyine twabonye muri biriya byo gutangaza ko Kagame kwaziyamamaza. Icyambere biraba byita non événement, ni ukuvuga iki? Nta kintu kidasanzwe kirimo. Bisanzwe bizwi ko umuntu muriya hari abantu baba ari abayobozi ariko bakaba badashobora kuba batari abayobozi. Abo bantu bagaragazwa n'iki? Bagaragazwa no kuba barakoze ibintu bibi mu buzima bwabo, barayoboye nabi. Iyo wayoboye nabi akenshi haba hari n'ibyaha by'intambara wagiye gukora. Regime yarakoze ibyaha kandi zitukwa mu nkuru. Ubwo ngo niba hari turi kubona abantu nk'abakazungu bica abantu 10 na bangahe, mushobora kwibaza umubare w'abakazungu bari muri kiriya gihugu. Uti bakazungu baturuka nyine mu nkurikizi z'intambara. Mwibaze mutekereze za nkotanyi zatangiye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 zica abantu, zica abahutu. Intambara yarangiye, ngo tese mwagize ngo zagiye zirahari. Abo bantu barabafashe, nta abapsikologe bigeze babereka, nta bwunganizi bigeze bafata. Abo bantu mu mutwe wabo n'abasazi. Abo bantu nibo bibereye mu giturage, bamwe bavuye mu gisirikari, bari kwibirwa bica abantu. Niyo mpamvu nyine birirwa bica abantu, bakorana nabo bari mu butegetsi, bakajya kwica abantu bakabakuramo impyiko bakazigurisha. Murumva icyo kintu? Abo bantu baruzuye, Paul Kagame rero yabaye umuyobozi w'abo bantu, ukaba uzi neza ko ibyo bintu byanze bikunze anytime bishobora kugukurikirana. Ikintu kimwe usigaye inyuma, ikote rimwe usigaye kwambara kugira ngo rikurinde, ni iryitwa ubutegetsi, kuko ubutegetsi bugira icyo bita immunité présidentielle. Aho bati nibura ndi ku butegetsi, wenda abantu bajya bantinya, wenda ntibandebe nabi, ntibazancira urubanza, ntibagire bati kuba rero yatangaje ko ashobora azongera akaba umukandida, nicyo bisobanuye. Umuntu nyine yo yikeka azi neza ko byanze bikunze aramutse avuyeho bamwanjama, avuga ati reka ngerageze. Ariko rero nanone ikindi yerekanye ni iki muri we? Ikindi yerekanye nyine ni uguhamya ya identite ye yo kutubahiriza amategeko. Ni umuntu uri aho ngaho gusa wamaze igihe kinini cyane ku butegetsi, ariko akabura ikintu cyitwa statesmanship. Statesmanship ni ukuba homme d'etat. Homme d'etat ibimuranga ni uko ni rule of law. Agomba kuba ari umuntu wubaha abenegihugu, akubaha amategeko y'igihugu cyane cyane, ariko akarinda constitution ko aba yararahiriye kuyirinda. We rero ibyo amategeko ntacyo bimubwiye. Umuntu ushobora kumva utekereza umuntu akaba ati agatangaza ngo nzaba umukandida. Kuba umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika bifite aho bituruka. Buri ari kumva ati ubwo mu ishyaka ishema batangaje umukandida Nadine Claire Kasinye ko azajya kwiyamamaza, ati reka nanjye ntangaze ko ndi umukandida. Ntabwo ari uko bigenda, c'est pas comme ça. Bifite inzira binyuramo, kandi na FPR izo nzira izo yajyaga inyuramo. Ariko ejo bundi kubera ko yageze i New York akabona byamuyobeye, nigeze agira n'umwanya wo kugira ngo a cooling down,
abanze ubwonko bworohe doko acishe makeya abanze atuze abona icyo gukora we yahita asimbukira hejuru n'umujinya n'icyo gihunga n'iki ati ngewe nzaba umukandida ariko bigenda kongere iraterana igatora abakandida ikagena umukandida uzayobora uzafata uwo bita flag bearer ni umuntu uzagenda ahagararira iryo shyaka mu matora kugeza uyu munsi FPR ntirakora iyo kongere ngo itumenyeshe umukandida izatanga uriya mutipa ati ngewe nzaba umukandida se ndio kugira umukandida reka jo bundi kongere izaterane maze wa mugabo mutware w'abakono ari we FPR igira umukandida uzabigenza ute c'est n'importe quoi donc wowe urabanga uri umukandida ariko ntabwo ari wowe ubigena ushobora kubyifuza hari igihe kera bajyaga bikubaza ukavuga uti mwabombre nibanhitamo nzemera ariko ubu ntibaraguhitamo kongere ntiraterana ngo igene umukandida uzayihagararira mu matora ni gute kuno uvuga ngo uzaba umukandida mu matora ubizi ute ko dushaka ko abantu bashobora kuzaza bakitorera umutwaro wa kono ushobora gutora umutwaro wa kono bashobora gutora umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe numvise uretse ko numvise ngo ni umusinzi di tuzabireba neza menya ngo ari umusinzi cyane sinamenya no kuzabicunga donc ariko urumva ko ibyo bintu byo kuvuga ngo uridumbukije uvuze ngo ngenda umukandida ntago ari uko bigenda bifite aho binyura abatangaza ko ari abakandida bose biye byabaje kunyura mu buyobozi bw'ishyaka bikabitangaza uyu munsi FPR yiba yarabitangaje yarabivuze ntigeze bivuga niyo mwarabyumvise muzambwira muzenyereka ahantu hari officiel babivuze donc urasimbuka gutyo gusa nawe ubwawe mu kubivuga ntigeze uvuga uti FPR yantanze umukandida rero ngo abantu bakomeje kugira ikize iki ejo ni bakugira iki ko bakugira umuyobozi w'ishyaka kumuyobozi w'ishyaka ariko ntibivuga ko automatically ubaye flag bearer kuko amatora agira ikibiyagenga ibyo bita primaire mu matora bigera ariko se umuntu azabigisha amategeko kuko rule of law muzaba mu ishyamba mu mari myaka 20 ndetse murataramenya kumenya icyo bita rule of law use bizagenda bite rero nyine kugira ngo akore nawe akantu akore sorti akore kakom nyine batazavuga yuko nyine New York ayahavuye gutyo gusa abavuzi ibyo nyine ko aziyamamaza ariko ubwo yari afite igihunga Clinton yamuteye utwatsi yamaze kumenya ko abanyamerika bahagaritse kontra yabo donc ya coopération militaire n'u Rwanda bayikupye ari kwibaza aho uko bizagenda naho ngaho nuko bibeze rero ikibazo gikomeye cyane ariko si nicyo gusa kubera ko abanyarwanda nabo bafite uko babyakiriye reka nze ndebe niba mbibona byadufasha kureba uko abanyarwanda babyakiriye kubera ko abanyarwanda nabo bafite uko babyenda abanyarwanda benshi babyanze mu by'ukuri uvuga ati ntabwo ibintu byo kuvuga ngo ntuza ibyo bintu byo kuvuga ngo uziyongera kwiyamamaza twe ntabwo tubikunda ntabwo tubishaka rwose babyanze abanyarwanda bavuze bati turabirebera herero reka tubirebe bikanze tubirebe donc turabirebera hehe tujye hano reka tujye hano tubirebe donc mu bijyanye na igihe ikinyamakuru igihe murabizi ko ikinyamakuru igihe aricyo gisanzwe ubundi kivugira leta y'u Rwanda ibishaka kugira berekanye iyi nkuru muri kuyibona baravuga bati Perezida Paul Kagame yemeje ko aziyamamaza ngo mu mwaka wa 2024 inkuru yasohotse ejo itariki 20 ubundi turi ku itariki 21 yasohotse saa 2 n'igice abarivuga bla 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 nyine ibiki byose ko yamaze kubivuga murabibona nawe ko bafata ashaka foto nyine bagerageza kumusekesha n'ubwo bwose yabivuze arakaye kubera wa munya yari afite cyakora abonye kumugaragara hano nyine ko yari ameze mu by'ukuri areba nk'uwo bamaze gusurira nuko ariko murye hasi murebe kuri commentaire murebe abanyarwanda uko babigenje murebe muzi ko iberi zinkuru habaho like na dislike like ni cyagiye kumwe kireba hejuru kimeze girye noneho dislike ni ikireba hasi mu bibare murebe hano hejuru like imwe dislike 5 esheshatu kuri imwe eshatu kuri imwe enye kuri ebyiri murebe mumanuke murebe ibikumwe bireba hasi murebe uko bingana ibikumwe bireba hasi murebe kumwe ahangaha kandi turi ku kinyamakuru cyakiri kigiye murebe mwirebere namwe murebe dislike ntabyo dushaka urumva
ureba nk'uyu nguyu ngo turamushyigikira akomeza ganze tuzamutora 100%, 126 ngo yo excellence turi kumwe 122 mwabibonye 143 niko mwumvire 120 ibikumwe bireba hasi. Abanyarwanda bamaze gutora, abanyarwanda bamaze gutora deja babwiye wowe Paul Kagame batagushaka. Mwitegereze murebe, ntabwo ibyo ndi guhimba, ntabwo ari byo wori ikinyamakuru Igihe cyakora mu nyarukiro vuba vuba namwe mutore ndabona ari ugutora. Reka ndebe ariko nanjye niba natora bine byambi kwerera. Okay I like, reka ngewe dislike ndebe. Biri kwemera mutore rero, namwe ugene mutore rwose. Nanjye simbishaka aho hose, reka nze nanjye si iyo munyaruke. Uyu mugabo tumubwire ngo nyuma y'imyaka 65 ibyo utabashe kutubwira, ibyo utabashe kugeza ku Rwanda, ikindi ibintu byose wahinduye itegeko nshinga kugira ngo umaho ngaho do murebe mwarebye dislike. Igitero ni igitero niko mwabibonye. Abanyarwanda bavuze iki? Abanyarwanda bavuze bati twebwe ntabwo dushaka iyi kandidatire ya Paul Kagame. Banyarwandakazi mwabyiboneye, uyu mugabo yabikoze mu by'ukuri. Icyo yashakaga mu by'ukuri yari ukugira ngo yerekane ko nawe agerekereye Messi, avuga mu by'ukuri agira icyo atangaza. Ari kuri iyo pressure y'uko kuvuga ngo abanyamerika bamukuyeho amaboko, ari kuri pressure y'uko bamugiye kumufatira ibyemezo muri coopération militaire. Mwibuke iriya coopération militaire irakomeye, mwibuke ko ari naho hashamikiyeho bya byo kohereza ingabo mu mahanga, kohereza ingabo ngo muri za Sudani, kohereza ingabo kuko abanyamerika nibo bagenda burya bafitanye coopération y'uko ari bo batwara kenshi zirangabo bakazitwara. Hari n'ibindi bikoresho bya gisirikare batanga, hari n'amafaranga batanga. Ibyo byose Kagame rero ari kuri iyo pressure, bikaba bimugoye cyane, biramugoye cyane. Kandi icyo tumusabira nyine nuko bimugora cyane kugira ngo anumve ko erega n'igihe cyo kuba yaruhuka. Niba hari ibyabazwa akabibazwa imbere y'amategeko, cyangwa se atumiza inama nyine wamuganira uko tumugirira imbabazi, tubyigaho tuvuge tuti okay, wakoze amakosa wenda nk'umuntu, aho kugira ngo tuguhanishe wenda gufunga burundu, wenda turaguhanisha gukora imirimo nsimburagifungo, wenda ugira uturimo ukora, hanyuma utange n'umusanzu wo kuvugisha ukuri, hanyuma abanyarwanda bakubabarire. Nuko rero ibintu bihagaze. Ubwo mwabibonye birajya New York nyine, ubwo mwabyumvise, murabona aho ibintu bihagaze. Bifite n'icyo bisobanura ko ntambara ishobora kuba muri Kongo. Reka gusa harimo agahenge kubera ko tutegereje ari amatora yo muri Kongo, ariko murumva aho ibintu biri kuganisha. Hagati aho ngaho abaziyamamaza nabo mu Rwanda murabona ko batangiye guhaguruka, donc ibintu birashyushye, nta kuryama. Urubyiruko bana b'u Rwanda, ni mwitandukanye n'ako gatsiko. Abo bantu baraje babeshya. Wenda mwari bato cyangwa mutaravuka, twari abana batoya natwe, ariko twumvaga ibintu bavuga ugasanga n'abana b'imfura. Kumva ngo rwose aba bantu wamugani wabaha benefisi didute, wenda hari igihe baza ukabona ibintu barabihimbiye, bakoze ubuyobozi bwiza. Ariko byarangiye bite? Igihugu bakigize umuyonga, inzara irica abantu, bari kuzana imyanda nk'iyo za nucléaire kurunda aho ngaho. Ariko imyanda ya nucléaire wajya kuzana ngo nucléaire urashaka energy, urashaka ingufu, ko dufite umuyaga, ko dufite izuba riva buri gihe, ko dufite amazi, kuki udakora energy, kuki udashaka ingufu uturutse mu mazi no muri iyo ngibyo, ko dufite gaz metale, kuki utayibyaza umusaruro. Urajya kwishinga abo bazungu batagira izuba, urajya ubashakaho iki? Ni nko gukopera. Hari ukuntu muri primaire twabaga dufite nk'umwana w'umuswa, akaba azi gukopera cyane, noneho akaba yakopera, noneho agakopera ntabwo, cyangwa ukajya kubona ukabona yakopeye n'izina naryo akarikopera, naryo akaryandukura. Paul Kagame nawe niko yimereye. Reka dukopere, nta kibazo, tuzavuga ko ari ibintu byiza ngo twazanye. Icyo ni ugushaka kwereka abanyarwanda, ariko abanyarwanda bamaze gukanguka, bazi neza ko wowe uri gukora amadiri n'abazungu kugira ngo bazane iyo myanda bayirunda aho ngaho yizica abanyarwanda. Wowe uravuga uti ntacyo ruzacika nambutse, ariko umenye ko abana uri kubyara ufite abuzukuru, urabifuriza iki? Ugomba kubifuriza neza. Niba nta neza ukigira wowe muri wowe, ariko twe turifuriza ko abagukomokaho natwe abazadukomokaho bazabana neza mu mahoro. Reka dukomeze rero tubane muri bino biganiro tugezweho na Today's Tides. Mukomeze mukore subscribe, ibiganiro birakomeje kandi turi kumwe. Ubutaha tuzakomeza tuganira kuri cya kintu cyitwa mental slavery, ibintu by'ubucakara bwo mu mutwe. Ubucakara bwo mu mutwe ni nk'ibyo nyine twavuga kuri Paul Kagame. Umuntu akaba abona abaturage be batamwizeye, batamuha icyizere, akajya kugishakira mu bazungu. Abazungu nibo bamugize, akaba ariho ashakira amaramoko. Ngaho rero turi kumwe. Iyi ni Today's Tides. Ciao ciao. Vive le Rwanda, vive les Rwandais.
Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Today's tides.